Yesu ashimwe, shalom, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, wowe unkurikiye, wowe uje ngo tubane muri aya masengesho, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu rero dusenge, njyewe uri kumva kuri mikoro ndi Mama Ebenezer, turatangiye. Reka dusome ijambo ry'Imana, Mariko ibice 9, umurongo wa 38 turageza ku wa 41. Umutwe w'amagambo uravuga ngo utari umwanzi wa Yesu aba ari mu ruhande rwe. Nuko Yohana aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko adasanzwe adukurikira. Yesu aramusubiza ati, ntimumubuze, kuko umuntu ukora igitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije. Kuko utari umwanzi wacu aba ari mu ruhande rwacu. Umuntu utazabaha agacuma kamwe k'amazi, umuntu uzabaha 41, umuntu uzabaha agacuma kamwe k'amazi kuko muri aba Kristo, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo muri iki gitondo twibaze, ese ndi mu ruhe ruhande? Umwaka kurangiye, turimo turareba umwaka uri kurangira, umuntu agenda areba ibintu bimwe na bimwe. Mu masengesho yawe, mu buzima bwawe uko wabayeho muri uyu mwaka, ese wabaye mu ruhe ruhande? Wabaye mu ruhande rwa Yesu? Wabaye mu ruhande rw'abantu? Wabaye mu ruhande rwa bene wanyu? Wabaye mu ruhande rwo kubaha Imana? Wabaye mu ruhande rwa Yesu? Ababigishwa nubwo baje gucecekesha uyu muntu, bari bafite impamvu, bo bari mu ruhande rwa Yesu kandi bari bari gukora barwanirira Yesu. Uyu muntu nawe baravuze ngo ari kwirukana abadayimoni mu izina ryawe. Ni ukuvuga ngo bari bamenye neza ko ari kuvuga Yesu Kristo uyu nguyu uri kumwe n'ababigishwa. Nawe yari afite igituma ahaguruka akajya kuvuga Yesu ari wenyine. Hari impamvu yabimuteye, hari aho yahuriye na Yesu, bituma mumenya, bituma arushaho kumwamamaza ndetse no gukoreshwa imirimo n'ibitangaza. Kubera ko Yesu hari igihe yakoraga ibitangaza cyangwa se agahura n'umuntu ari wenyine. Hari aho Bibiliya igenda itubwira ko Yesu yagiye ari wenyine, abigishwa be bagiye gushaka ibiryo, handi yahuye undi kuri robine kuvoma by'amazi y'ubugingo, umusamariya, ubwo rero umusamariyakazi. Ubwo rero ibyo byose byerekana ko Yesu hari ibyo yagiye akora atari kumwe n'abigishwa be. Yenda uyu muntu ari muri abo ngabo, niyo mpamvu abigishwa be batanamumenye, ariko bose bahuriraga hehe? Kuri Yesu. Reka nibaze nawe wibaze, ese nabaye ku ruhe ruhande? Nabaye kuri kote y'abarwanya Yesu cyangwa y'abakunda Yesu, y'abashaka Yesu by'ukuri cyangwa y'abavuga Yesu ku munwa, y'abababaza Yesu, y'abatita ku bya Yesu? Imana idutabare. Nawe wo kwisuzuma ukareba, hanyuma wasanga hari icyapfuye ukagarukana Yesu. Tugomba guhagarara mu ruhande Yesu arimo. Waba ugiriye umuntu inama, ibintu nkunda kubivuga, mugira inama ku ruhande Yesu arimo. Hari icyo isi ivuga ukabimubwira, hari icyo abantu babivugaho ukabimubwira, ariko dore Yesu ahagaze, ukanamubwira ati njye ndi ku ruhande rwa Yesu, dore aho Yesu ahagaze, njye nahagarara hano Yesu ari. Imana idutabare. Aho ntiwagiriye umuntu inama mbi muyobya, aho ntiwahagurutse ugasenya abandi. Imana idutabara. Aho nta bantu wakoresheje ibyaha, ntabwo waherekeje mu byaha. Imana idutabare, tugirire ubuntu. Yesu hano yarabasubije ngo Yesu arabasubiza ati, ntimumubuze, kuko umuntu ukora ibitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije. Kuko utari umwanzi wacu aba ari mu ruhande rwacu. Reka dusenge, twitoze kuba mu ruhande Imana irimo, twitoze kubaho Imana iri, twitoze gukora ibyo Imana ishaka. Kuko dukora ibyo Imana ishaka tuba turi mu ruhande rw'Imana. Bibiliya iravuga ngo udashyushye ntanakonje Imana izamuruka.
niba udashyushye niba utashyushye ntunakonje nzakuruka. Nta hagati mu Mana habaho, ni yego cyangwa ni oya. Navuga ngo uyu munsi mbirimo ngo ejo ngo nabivuyemo, oya. Hagarara ku ruhande Yesu arimo. Reka dukore ibyo Yesu akunda, twishimire ko Imana inezerwa, Imana idutabare. Reka twisengere, urebe aho bitagenze neza usabe Yesu imbabazi, nanjye ndebe aho bitagenze neza nsabe Yesu imbabazi. Hanyuma kandi twitoze guhagarara aho Yesu ari, kubaho Yesu ari. Ubwira Yesu uti Yesu, abantu aba n'aba sinabagira inama nziza mbabarira, abantu aba n'aba sinabashije kubasengera mbabarira. Hari n'ibyagaragaraga ko ari wowe uhari kugira ngo uhatabare. Yesu nicyo cyatumye ahadushyira, nicyo cyatumye tumenya abo bantu, nicyo cyatumye tujya muri iyo miryango, nicyo cyatumye dushaka aho hantu, nicyo cyatumye tubyara abo bantu. Nuko Yesu yaradufitiye icyizere kugira ngo tugire icyo dufashije mu gihe gisa nk'iki. Imana itugirire neza. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo icyatumye ngusiga i Kerete ni ukugira ngo utunganye ibidatunganije. None se twebwe ntitwahagarara aho Imana idusize tukayibera umwambasaderi, tukavuga iby'ukuri, tugakora iby'ukuri, tugahagarara aho Yesu ari, tugakora ibyo Yesu ashima, tugahagarara mu ruhande rwa Yesu kari mu rukundo. Yesu akunda ibintu biri mu rukundo. Yesu akunda abamwamamaza. Yesu akunda abajya gushaka abanyabyaha. Ese ko umwaka ushize hari n'umuntu n'umwe wazanye kwa Yesu? Niba ari ntawe, hari na rimwe wigeze ubabazwa n'ibibabaje Yesu? Yesu ababajwe n'abanyabyaha bari kurimbuka. Basi ukavuga ati reka nsengera abanyabyaha uyu munsi bari kurimbuka, tukagira icyo dukoze ku ruhande rwa Yesu. Reka tubyitoze, reka tubwire Yesu utese iki gitondo. Najyaga ngenda gutyo gusa ndurongotana, bavuga uruhande rw'abantu nkajyayo, bavuga uruhande rw'abanyabyaha nk'abandi, atari kumvisemo gufata icyemezo. Ndashaka kubahure, ndashaka kuba mu ruhande rwawe. Nimvuga mvugire mu ruhande Yesu urimo, ninkora nkorere mu ruhande Yesu urimo. Reka twisengere, duhereze Imana umunsi wacu, ariko kandi icyifuzo cy'uyu munsi ni ukuba aho Yesu ari, ni ugukorera aho Yesu ari, ni ukugendera mu gice Yesu arimo, ibyo akunda, ibyo ashaka, ibyo yifuza, ibimunezeza. Amen. Imana ishimwe. Yesu uri mwiza, ndagushimiye ubuntu. Yesu urakwiriye. Yesu ngusize hejuru, nguhaye icyubahiro uyu mwanya. Niwubahwe niwamamare. Uri mwiza, uri umwami w'amahoro, uri umutabazi, uri inshuti, uri ingabo idukingira, uri Imana yacu. Haleluya. Yo ugira neza bugacya bukira. Atari wowe ntabwo twaba tukiriho, atari wowe tuba twaribagiranye, atari wowe tuba twarapfuye. Ndagushimiye mwami, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirihimbazwe. Uri Kristo ntama w'Imana nzima, uri umurengezi mwiza. Ndasenze mwami, uyu munsi uduhaye turawugushimiye. Tugushimiye ubuntu bwo kutwemerera kurama, tugushimiye ubuntu bwo kubaho, tugushimiye imbabazi zawe ugirira abakuba, tugushimiye urukundo rwawe rutugose, rutuzengurutse imbere n'inyuma. Turabigushimiye mwami. Uyu munsi turahugutuye, ntaba ari twe Yesu, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Usingizwe n'amahanga yose, bari bujye kugushima, bari bujye kuguhimbaza, ariko cyane dutekereze ku kubana nawe, kugukorana nawe, kuguhagarara tugakora ibyo ushaka, tuguhagarara tugakora ibyo wifuza mwami, kuguhagarara tukavuga uko ushaka, kukwera imbuto mu gihe gisa nk'iki, imbuto z'abakijijwe, imbuto z'abakumenye mwami. Haleluya. Twe gukora ibyangwa n'amaso yawe, twe kukubabaza. Haleluya. Twe kuba muri kote y'abakurwanya, kandi byitwa ngo twitiriye izina ryawe. Utugirire imbabazi mwami, utugirire imbabazi mwami. Amaraso yawe Yesu natweze ibyo twishe, ibyo tutakoze neza. Amaraso yawe Yesu nabitwozeho, nabiduhanagureho, nadukureho buri cyandiko cyose cyari kituriho. Yesu, Yesu, ibyo tutakoze nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimira mwami, ndaguhimbaje mwami,
ndagushimira Kristo, icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze mwami, we Mana nzima, we Mana iriho, we Mana nzima, we Mana iriho, we Mana nzima, we Mana iriho, we Mana nzima, we mwami w'abami, himbazwa. Bane na buri muntu wese barije guterana, bane nabo, maraso Yesu adutwikire, kandi turushaho gusingiza izina ryawe, ntaba ari uguterana gusa, ahubwo twihane duhinduke, tureke ibyaha, tukumenye. Urakoze Kristo mwiza, urakoze mwami w'abami, urakoze gitare cy'amahanga, none n'iteka ryose. Amen, amen, amen.